cya kiganiro cyari cyazanye ibibazo byose ubu ngubu utari bamaze kugita mu bwiherero. Hari undi muvandimwe ndiwe nakigira prive hakiri kare hakurya. Ni utaraba amaso ashobora kuba gisinzira ariko nawe baramutamo rokete mugani. Kuko ubu rwose ntawe sinayabwiye. Nabwiye ndi muvandimwe naza ibi byose yatsa umuriro. Icyaha kiraguhama n'uwo biteye. Ku karubanda bene kakageye. Yago na John rwose jewe narabagaye. Kandi icyo nagaye ni icyo ngicyo. Ibindi Yago kuba hari nawe ibyago yahuye kuba baramubabaje nanjye narabigaye. Urumva umuntu ashobora kugutraumatiza kandi acecetse ukagera ubwo ujya mu mugozi. Cyakora mu cyumva kino kiganiro cyanjye mbagira inama. Muhite mufata ibyo biganiro mu bigire prive. Mucyura yo mwinjije. Urumva bitari ibyo muraburi nka mubure n'ibiziriko. Ntabwo abantu bose bakira ibintu kimwe. Hari umunsi uzabona ngewe naniwe kwakira ibintu birimo kumbaho. Hari n'umunsi uzabona undi muntu arimo yakira ibintu birimo kumubaho kandi akitoreza. Nakubwiye ijambo rimwe ndakubwira ngo iriya mpano Saba afite nta handi ba. Muyango n'umubyeyi, urumva? Muyango n'umubyeyi, Muyango n'umukobwa wiyubashye ukora ibintu. Abamwubahutse se ntago ari ababyeyi. Abamwubatse suriya niwe. Urabizi neza ko ari we. Erega buriya Kazungu icyo yabarushije nuko we yishaga kuramo umwuka. Naho ubundi namwe murabicanye nka Kazungu. Bari basora video. Rwose. Icyo Kazungu yabarushije nuko we yakuragamo umutima agakuramo umwuka gataba ahantu n'abantu ntibabona babo ngo babashyingure. Ariko ubundi namwe murabicanye nka Kazungu niba mutinyuka gufata video y'umuntu wambaye ubusa. Biramutse mugasohora hanze. Turabasuhuje inshuti za Karamina None TV. Amahoro y'Imana abane namwe n'imigisha y'Imana ibane namwe. Ngewe nitwa Franco, imbere ya kamera ya Karamina None TV turi kumwe na Mama SP. Mumeze fresh? Neza cyane. Gitondo cyamaze kumera neza. Fresh. Ubu noneho rero tugiye kurekura imiriro. Umva, ariko ngo haje gushya. Breaking news urayizi ubundi wowe. Ubu noneho hakongotse. Ngo biteme ingofero. Mugani rero, mugani wa Yago tugiye kurekura rokete. Ya nta rokete turekura mama. Ntago turekura rokete. Wapipe. Kubera iki? Nta rokete turekura kuko nta muntu twakishima. Ngiye sinye nishima hejuru y'abantu. Oya reka tumwicinyeho. Oya. Epe. Ngiye reka mwicinyeho. Urabisanga kusane se? Ibiki? Ibyo ngibyo ugiye kubyinira ku rukomo. Ndabisanga kuri YouTube. Ubu rero amakuru ahari ngo nuko cyano nako cya kiganiro cyari cyazanye ibibazo byose ubu ngubu utari bamaze kugita mu bwiherero. Abamenye iyo kiri niba kiri muri toilette. Niba kiri mu kikari cyagiye gukubura imbuga. Reka tuanze dusuhuze Karara inshuti yacu, inshuti ya YouTube mukomera cyane, mukomeze kwihangana mu bihe bitaboroheye. Ibingibi yabaye kise Karara. Ntabwo bizi. Yabaye kise. Ntabwo bizi se? Gera kuri YouTube yiwe cya kiganiro cya Sabo bakakanya cyamaze kugwa mu bwiherero. Niba ari striker bamukubise. Niba byamugendekeye gute nanjye ntago nshaka kubimenya ibyo bintu. Mworohemo kuko Karara sumuswa. Oya. Karara ushobora gusanga yamaze kureba hahande dutera akajisho akavuga ati sasa nta wamenye icyo Saba cecekanye. Ubu se tubyite yuko kanyigire prive kugira ngo kimaze kwinjiza Mbenya zigamye. Rega bamukubisa inkosho mu mutwe cyangwa se ariko reka tubyemere ko ariko byagenze. None nyuma yuko tumaze kumenya yuko yabagikoze yakigize private kugira ngo bataza kumukubita strike bise bigaragaza neza yerekwa ryangirise yinyereka yuko aka kanya ubutuvugana Karara yari kutubeshya. Ibintu byose byari ibinyoma. Siniyoza ukuntu yabakigize private hagaze kukuri. Ariko ejo ntago akurikiye ikiganiro cya Karara ejo bundi. Karara yavuze bisesuye uko byagenze kugira ngo abone iriya video. Ntago nawe ibyabaye yarabihagazeho. None se kucyeza kuvuga ibyo adahagazeho. Ariko se n'ubwa mbere ubonye abantu bavuga ubusa. Nyine niyo mpamvu yatumye agira ikintu prive. Kubera ko yavuze ubusa aka kanya ari mu bwiherero ari kwicuza icyatsi. Oya ntago tubizi niba cyane abaye prive cyangwa niba se
nyir'ubwite yanyonyombye akandikira shangazi uri duhemba kavuga ati nyuma yo gukoresha isura yanjye masenge rero mu nkubitire uriya mushangazi ngo bisaba kumwandikira gusa ukavuga uti iyi ni isura yanjye bakoresheje cyangwa se kropinga sukura umujyi agahita akasukura umujyi agahita asukura wasanga rero ari shangazi ba ripotingiye bati ntabara cyangwa se na Karara ashobora kugira ubwenge akavuga ati sasa uyu muvandimwe ucecetse ntazi icyo yokeje ashobora kuzamura umutwe avuga ati bakubura agahita akigira prive akavuga ati nta cyayo kinjije arahagije isukari y'umwana yarabonetse na minerivare niko babyita y'umwana yarabonetse minerivare y'umwana kuko cya kiganiro gishobora kuba cyarinjije 200 angahe ahubwo hari undi muvandimwe ahubwo twihereho oya buretse hari undi muvandimwe ndiwe nakigira prive hakiri kare hakurya uriya muvandimwe ndiwe geti navuga ngo ni geti gute nahita nkigira prive ni utaraba amaso ashobora kuba gisinzira ariko nawe baramutamo rokete kuko buri rwose ntawe sinayabwiye nabwiye ndi umuvandimwe naza azaza yatsa umuriro icyaha kiraguhama n'uwo wabiteye imbese ni wowe wabiteye wigishije abanyarwanda gukanguka ubereka yuko ibintu byose none aka kanya tuvugana abantu batangiye kwitsimba no gutsimba ibyabo niba ari ibyo batangiye kurya amastrike ya danje kubera iki wabizanye nararyaje ndarota ngo Sabe yavuze ngo abantu bose bakoresheje isura yanjye musibe aka kanya rero utuvugana Sabe ari kubakubitisha igikorwa nta n'ugashaka kubigaruka yigeze bikubwira none se siko bimeze ntabyo yakubwiye none se tuvuge yuko kiriya kiganiro ari Imana yagihishe cyangwa se ari YouTube ubwayo yavuze ati reka tugihishe hagati ya Sabe hamwe na Karara harimo umwe wakoze akantu mu ruhare hari kimwe muri byo gishoboka birashoboka ko ndagushimiye cyane birashoboka ko Sabe yaripotinze kwa shangazi cyangwa se Karara yavuze ati sasa Sabe ashobora kuzaza ankubita inkonje mu gahanga reka mpite nkigira prive ayo cyazanye yarahagije kandi byose birashoboka cyaha rero kiraguhama icyo nzi nuko ari wowe wabiteye oya agenda winshinja ibyaha ko uri umushinjacyaha none se si wowe ngiye naraganiriye urumva kandi ibyo naganiriye nari namaze kubona ko bishoboka uramaze kubyanariza fresh wamaze kubishyira mu kubera ko erega nta kuntu wakoresha isura y'umuntu umusebye ngo azaceceke ubwo uburenganzira ubundi babuhawe nande bwo kwifata bagakoresha umuntu isura y'umuntu rero birashoboka ko rwose Sabe ashobora kuvuga ati basibe ngewe nakubwiye ngo buriya igiti mu jisho kimara kubona ibyabaye kuri Karara yaba ari wowe wakigize prive yaba bamutanze ku muzungu bagasiba giti mu jisho ndiwe nshatse nahita nkigira prive none ahangaha cyangwa akagisiba nawe kuko dore harabura iminsi ingahe ngo duhembwe abantu mwese mushatse mwafata ibiganiro birimo isura ya Sabe birimo ziriya video mushatse mwazifata mugahita muzigira ariko turi kwirengagiza yuko harimo n'isura ya Ngwino Urebe kandi na Ngwino Urebe nawe ashatse afite YouTube channel yahita mutaho yabishatse ndakubwiye ngo ngewe cyagiye dukurikirana nakubwiye ni aba bantu bacecetse bazabakoma bariyo hirya badashaka bazabakoma sibibaye bye ubu ngubu rwose abantu bazi ko bashyize iriya video mu biganiro byabo ndibona ahita kiganiro nkigira prive sino ayo mwinjije yose arabimfa gusa dore harabura icyumweru kimwe ngo shangazi agire gute asohora angire guhemba bisenge akayero abisenge neza be turyoherwe none atari ibyo rero mbere yuko ducyura ubusa mareke tubigire biragana tubigire prive ahako wose urabigira prive ari cyo ufiteho ntihari icyo mwakoze se n'abakamaro mugashyiramo iriya prive nababujije nkaho ngari ngiye sinshaka ko mukoresha video ya Sabe mu biganiro byanjye bakamaro hari iyo mwakoze mugishyiramo ukabura batanze nta ribi nawe rero ushatse wagisiba kubera ko akanya utuvugana ushobora kuyahomba bavuze gusiba ntabwo nahomba cyane kiriya kiganiro amafaranga cyari kinjije we buriya Karara ari kumva muzungu urimo kumujyana mu mutima hari gutera inshuro 895 ariko rero reka nkubwire Karara si mwanga ni inshuti yanjye ni n'umuvandimwe
ariko ubundi baravuga ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo. urumva rwose iki kiganiro baramutse bagisibye atari wowe wakigize prive wenda ngo avuga atayo kinjije ntayahomba. baramutse bagisibye kuri abayizize wenda yarihoreye sibyo kubera ko yihoreye ku bantu bamuhemukiye. yari ari gukora revenge wenda umutima we wari ubabaye, ariko nanone si inyungu iri hehe niba n'amafaranga winjije ubu ngubu tayari yamaze kuba zeru. hari ibintu wakinisha n'ibintu utakinisha. urumva uvuga ngo urajya gukina na Sabe nko kwikirigita ukishima. umukire aba ari umukire mwabantu. ngewe ntinye bakiraho bava bakagira kuko umukire yanangura. nta mukire ukosa uzi ko ariko abakire basheta ku buzima bw'umuntu mana. uriya nuvuga ngo Sabe ukuntu ameza ashobora kuburana, ashobora kugira, ashobora kugurisha inkoko ashobora kugurisha inka agiye kuburana inkoko. yakemera kugurisha inka kugira aburane inkoko. bivuze neza kugira ngo akwereke ko ntacyo uri cyo. ni nka kabisa yakemera akagurisha inka akajya kuburana inkoko. ibaze ibiganiro byose Sabe yakoze amafaranga byinjije ariko akemera akavuga ati kugira nere kuri wa mukobwa ko bishoboka cyangwa uriya mugore reka mukora akantu keza cyane. urebe ukuntu umuntu bita Sabe ashobora kuba asenga bya danje. yagaje ubundi ajya kuvuga ngo abasubscribe ngo miliyoni n'ibihumbi 100. warabyumvise? ariko yago harya yavuze ko yize iki muri segonderi na kaminuza. ntago menye imibare itarimo. ntago mbyibuka ariko imibare ye bwose nasubire ku ishuri. ubundi umunyamibare biragoye kubona yibeshye ku mibare. ariko Sabe yarakotoye hariya kuri iriya mibare. bamwita Yago. Rokete yaramuhindukiranye itimumena. Ariga mani buriya iyo umuntu uravuze ngo yirasha akaboko. Yarirashe. Ariga buriya iyo umuntu avuga arakaye, iyo umuntu afite uburakari ashobora kuvuga ibintu biterekeranye. urumva ashobora rwose gukotora kubera uburakari. Nibyo bajya bavuga ngo umujinya urakubitisha. ariko birebye bibaho ko ushobora gukotora rwose. ntabwo yakotoye umujinya urakubitisha. hari isandaje nuvuga ngo ira ni imigisha ya Sabe biri kugenda bagarukana gake rwose. ariko uri umufana wa Sabe? Nge ntago ndi umufana. n'ibintu ejo ndambwiye numva ufana Sabe. Ego uri umufana oya no nibyo nahereye kera mbabwira kwishimira ku byago bya mugenzi wawe cyangwa bikunda ntago byagusiga amahoro. uba wahiye ibi bijye bituberamo isomo. nubwo hari abantu nabonye barimo batera ubwoba Sabe bavuga ngo Sabe ngo sigaho ngo wikanduranya ngo video ngo zawe zisigaye nayo nibayashyire hanze. nibashaka bayihorerega. reka nkwereke kugira ngo Sabe bereke n'undi munsi bahite basubira ku isuka nibayashyire hanze noneho uretse no kwistrikinga ngo babahe ibihano bahite bazisiba burundu. ngaho ni mwibeshye wenda muranyuza kuri Facebook kumera nk'abandi bashotara ngani muyaso. oya nawe wimera nk'abana bo mu cyaro. ubundi mu cyaro cyane ngiye bashaka guteranya abana ngo waherezaga ikiganza umwana ukamubwira ngo kora mu kiganza cyanjye akagikoramo urangiza ukamubwira ngo nyishyura inka zanjye. avuga ko kwishyura inka zagakora mu ijugo rya wa wundi. wa wundi nawe agahita avuga nkoze mu ijugo akaba mukubise urushyi n'undi akaba mukubise urushyi abana bakaba bararwanya. nawe rero umeze nk'urimo kwishyuza inka zanjye. uretse gatoya nishyuza inka zanjye noneho kugira ngo wemeze ari ibintu rero abantu bajya bavuga bakagira ngo twiturinjije. uretse gatoya nk'umuntu yifata akavuga ngo araza kuzana ifoto y'undi muntu arabona tutarize ko edit ibaho. si ibyo zane tukugira umusazi none. oya ahubwo reka nkubwire ikindi kintu niyo atayizana niyo yanayizana ubu koko murumva ari byadanje kubona Sabe yambaye ubusa. murumva ari byadanje iyo ntekereje niyo bayizana ari hejuru ya ngwino ndebe bambaye n'ubusa. reka tuvuge ko babateze n'izo kamera. murumva ari ibintu by'igitangaza kuza kubona ubusa bwa Sabe. hari abandi babihaze bakora kuri za Google. uza abantu byatangaza babigize n'ubucuruzi. uza abantu byatangaza ni abana batoya batazi ko umugabo aryamana n'umugabo. nyine icyo aho ngaho utumye ntekereza neza ko ari igihe abantu b'abagabo b'ibigoryi niba zishyire hanze noneho bigaragariza abo bana nyine turebe ukuntu abantu b'abagabo bashobora gufata ibintu bahisha abana bakabishyira hanze. bishobora no gukorwa n'abagore. iya mbere se ntiyasohowe n'umugore. neza ushatse kuvuga ngo ishobora kudasohorwa n'umugabo igasohorwa n'umugore.
agakomeza agashimangira. iya mbere sohoka ntiyasohowe n'umugore. Iyo usohowe n'umugore ari ubugoryi aba ari gushimangira abantu baba bari kuvuga. Utukane ku giti cyawe. Njye ntabwo mututse. Uwo mugore uvuze n'inda yagisohoye. Ikindi wagisohoye. Oya, wasohoye video ya mbere se Karara. Yasohoye inyi. Video. Ntabwo ariwe nari nshatse kuvuga. Sinzanonga umubanyi. Ubwo ni ku ruhare rwawe. Ntabwo njye nshaka kubigarukaho. tubaze dukoresha ubwenge. Ndari umuntu wavuze ngo ntituzamare ngo umaze kimwe udakoresha ubwenge waba ufite ikibazo gikomeye cyane. N'ahandi ushaka kuhareba neza tuhanarize fresh tuye kuntu umuntu w'umugabo atera undi ubwoba. Ngo ngiye kuzana amavideo ngo wambaye ubusa. Ni nka cyagiye numvaga muri Kongo bisajije ngo bagiye gukora nuko mutaragiye. Buriya nkayago waragiye ntagara kwiye kuvuga ubusa ngo kuzana ubusa. Waragiye agashokera inka. Abagabo bashokeraga inka bambaye ubusa bakadahira. Ariko se buriya barangiye ntekereze neza nkakoresha ubwenge amasanga no kwambara ari icyaha. Oya nawe genda ntundushye mu mutwe. Kwambara ari icyaha se ngaho uzambara ubusa ugende mu muhanda. Impamvu urebe ko tutaguhambira twakujyana Indera. Nyine mwe mwamufite ikibazo mu mpambire. Ahubwo kwambara abantu n'ubundi uri mu gikorwa uretse wumve. Iyo uri mu gikorwa urumva niba abantu bazi ko Sabe na Ngwino urebe bajya binyensebura wa mugane wa yamvuga yo muri kwa Papa Sava. Ntabwo abantu bakwiye kuvuga ngo zana ngo video uretse wumve ntabwo abantu bakwiye kuvuga ngo zana video wambaye ubusa. None se ubundi bazi ko abantu bakora ibintu bambaye. Si kibazo se ngo ni ibimenyetso nibyo bashatse kuvuga. Bari kuzana ibimenyetso. Niba babizi ko bavuga ko Sabe na Ngwino urebe bajya binyensebura. Rwose bakavuga ko na hari ababafatiye bari bagiye kwinyensebura. None se urashaka kutwemeza ko ufite video bambaye ubusa ubundi se baryamana bambaye. Harakano misenekereza. Anga rero kw'imihanda abantu bigize abashinjacyaha ntago ndabona arya abantu ufata imyanzuro bamwita gute. Ufite akanyundo. Nyuma yuko bari kumushinjira ibyaha byose ninde uzafata akanyundo agakomya. Kibazo cyaje kora bara yo ngejuru. Reka mbabwize ukuri ni izo video niba zihari musenga Imana ntizisohoke. Ntago ari ngombwa ahubwo niba uri buyisohore. Striker yakaga YouTube channel gasibangana ku mubumbe. Apfa kuba gusa wayisohoye ikimenyetso kigaragaza niyo itawashyize kuri YouTube ngo babigaragaze wowe isohore amakuru tujya kuri RIB. Ikikwereka ko nureba bamaze iminsi basohora ama video y'abantu ngo bambaye ubusa uzarebe ko bose batagize gasopo yo cyangwa nako twigeze no kubivuga ne kubigarura nyewe cyangwa ntago uzi bene data bigeze basohoye video y'umuntu bagahita bayikubitamo. Abo turabazi n'abandi rero muvana ibikabyo cyokora ni muyisohora ya no urebe mukuru w'ibikabyo byose wabatinyuye yari icyarakore cyakoze hara yakoresheje ubwenge avuga ati ibintu rocket ninyisohorera bati bamfungira mu bwiherero none ajya gusohorera rocket atayigendera Uganda ajya gusohora rocket. Ariko ikibazo aho kiri ntagire vuba hita zigira prive kuko natazigira prive turarebe ko no strike itamusanga Uganda. Iriya siko ntatagera kuva byahereye kuri Karara ndiwe nahita nkurikiraho nka ahubwo buriya kuki Sabe ari gutinda Sabe ari gutinza ibintu sinzi impamvu. Sabe rega buriya Sabe rero Sabe naje gusanga ibintu bye ntago byihuta. Arabazi ko mufata nk'umugome sasa agomba kuzajya agenda bereka gake ariko narabizwe ngo Sabe nawe reka nkubwire Sabe nawe abantu bavuga ko uri umugome niba ufite ubugome koko ubwihane pe bane n'abantu amahoro turetse kubeshya nubwo tutarabona uwo wishe turetse kubeshya ubu Sabe ko afite ubugome n'ibintu bamuvuza akipowera ari ubugome afite si yatuje akabihorera se yatuje akabihorera ubundi anyway ntago ibyo bitureba ariko icyo nzi cyo barabivuga ko ari umugome. Ubundi hari abantu ngiye kubivuga ngewe narabyumvisha ko sinabihagazeho ari gundi umunyamakuru aravuga njya mbabwira ngo ibintu ngiye ko ibyo mpagazeho ndabibabwira ibyo ntagazeho nkabihorera ku bantu bafite platform bafite za YouTube channel. Uwa mbere ngo umugome wa danje ni Sabe. Urumva Sabe buriya ngo yagurisha inka agiye kuburana inkoko. N'indi cya kabiri urangare mu bantu bashobora guhomba amafaranga menshi ariko nyine nibyo by'ibyo ngibyo. Undi wa kabiri buriya ngo wa danje Irene
nawe uriya ntaga Irene nawe ngo ni danje uriya mbona mutaruka mu bintu byinshi we noneho nta mikino we none Irene ngo nta mukino ndavuga ibyo numvishije Irene ngo nta mukino buriya we rwose ngo wanazima burundu hari igihe kimwe yose bakazima kugira wumve ko noneho ariko ikintu gitangaje ngewe kintangaje ko Irene ugomba no kumuhabuka n'umuntu umenyera utazanamukira reka nkwereke hari igihe b'abakobwa bigeze gukorera uretse gato bigeze bakora konseri mu Burundi urumva b'abakobwa biwe ntabwo igeze wumva striker y'umuntu i Burundi wariye striker ya danje umunyamakuru narabyumvishije namwita ngo ni ari Isaac TV niyo sinzi gusa nafu i Burundi striker atamugishije n'inama nanjye haboro nari inkora ubwo ninjye wari umweditor ndavuga ni nawe bagakubisemo ndavuga ni reka mfate kuri iyi konseri bakoresheje rayirya nirinda ko copyright izamo bandayipostinga itahamagara ati mbagiriye inama mwebwe nuko muri abantu banjye niba mudashaka kurya striker ivuza ubuhuha mugire preve bavo none se mumwita umugome muhereye tujya tuvugisha ukuri ko mwese mumwita umugome ngo yanakurangiza mumwita umugome muhereye ubwo umuntu uguhamagara akakugira inama akavuga ati ndimo ndarangiza abantu ariko urumva hari undi yayikubise atanamubajije twe nuko nyine ngo turi abantu rega hari ahantu biba ari ngombwa kukubita y'igisasu kikaturitse bye nk'ubu ngubu hagiye guturikagura ibisasu ubu ngubu nanjye biraje biturike ngewe ubu ngubu gahunda igiye gukurikirana gufata amaso yanjye nkayatunga muri frate n'amatwi yanjye nkakubita muri kubacishamo ijisho se niko uvuze nkajya mbanyuzamo ijisho aha twikomereze ngewe mwe abagabo mwe kuba mvuze ngo muri abagome ntawe urankorera ubugome muri mwe ariko numva babivuga kandi namwe murabizi ko babivuga noneho hari undi muntu ako disi yababaye ngo Godfather yamubabaje ntuza Chita bamubabaje gute amakuru ahari avuga ko Chita arakazwa n'ubusa buriya angagira n'impuhwe nyinshi cyane ngo ni umwana mwiza cyane arakazwa n'ubusa gira amarangamutima ariko nawe ngo ni nkoma amashyi yande yasabe niko bavuga ariko agomba kuba inkoma amashyi ariko reka mubwire umuntu iyo muri inshuti sibyo buriya ahubwo inshuti niriya buriya Chita ni inshuti nyanshuti buriya inshuti kurambaho n'igihe abantu bagutera no mu byago nukuri buriya twese aba YouTuber urumva Chita twari dukwiye kumubonamo urugero respect ibi tumwita ngo ni nkoma amashyi yamaze inshuti ikurambaho n'igihe ibibazo byavutse abantu barashukana urumva kwa ko yemeye kunamba ku nshuti abaye nkoma amashyi bagiye kujya bamwogeze nakare nabyumvisha ku ma YouTube menshi no mu space ariko ngewe kuba inkoma amashyi ntacyo bitwaye Godfather ni muntu kimugani ugenda nibaza Godfather makeneye abantu tubanenge kuvuga kuri Godfather Godfather aba yakanze abantu yigize akasa mutwe Godfather icyo namaze kubona nuko ibyo ashaka arabikiza ibyo adashaka akabyica ni igikiza kandi ikindi kintu namaze kubona nuko yadufasha amaraso aba YouTuber adufite gutya akanajye urumva sinzi impamvu dusaka abandi rero ngo ni nkoma amashyi ahubwo natwe twiyite nkoma amashyi Godfather akoresha space tukayijyaho twese kandi tukayaprodinga urumva Godfather hari abantu baba barwanira kuzamuka kuri space ze urumva kugira habikize impamvu rero nkubwira ngo ngiye simba nshaka no kumuvugaho nuko icyo ashaka aragikiza kidashaka akakica bivuze ngo rero Godfather ni muteze ibibazo byose oya abantu twiyakire twese twitwa inkoma amashyi za Godfather aho umuntu ajya kwisobanura kuri space ngo iriya video y'ubusa mwabonye si yanjye kaho wagira ngo aritaba urukiko yagiye ku rukiko kwa Godfather kwitaba ngiye rwose iriya video si yanjye bivuge ngo rero twese turi inkoma amashyi ntitukajya dufata abantu bamwe ngo tubihe aho bigiye ujya gukoma amashyi niba umuntu azi neza ko ntacyo yishinja niba umuntu azi neza ko video irimo kugaragazwa y'ubufatariye nibaza mugani wawe kwisobanura ugafata time yawe ujya kwisobanura ubwira umuntu ngo ngira video bazanye ngo si yanjye ngo y'ubusa ngo nanjye ngo byagenze gutya uriya si urukiko si urwego rumwe mu nzego zihana imyitwarire mibi dufite wenda ziguhamagaye ngo biriya ni ibiki ubwo rero nuvuga ngo twese twabaye inkoma amashyi kandi twese tuba turiyo ngewe ntago mba ndiyo
gusa icyo ntahakana ni uko Godfather ibyo hari ibyo akiza pe bigakira, ariko hari n'ibyo yica uko numva biteye n'umujinya. Niyo mpamvu nyine gusa icyo mukundira atangira ashyushya urugamba. Sometimes abantu bashatse banakora analize bakibaza ibyo bintu, ikintu kiraba agatangira n'umushyushya rugamba, bikarangira byageramo hagati twese twashyushya umutwe. Urumva abantu bakoze ibiganiro bagize gute, byageramo hagati ati sasa muze dukora analize uyu muntu tumuhane. Urumva ati uyu muntu muze tumuhane wasohoye ibi bintu, kandi bwa mbere wa wundi asohora bya bintu harahiye harashya harakongoka, none agiye kumwicaza muhane. bivuga ngo rero ngewe ndabivuga abantu bakambwira bati nawe uraje, ariko uyu muntu wo kwatsa umuriro ukagurumana, yarangiza akazana amazi akajya amena mu kibatsi cyagurumanye cyasumbye inzu, agafata indobo y'amazi. uzi umuntu watsa umuriro, uretse wumva uzi umuntu utwika inzu igashya ikagurumana, yarangiza akaza gufata amazi y'indobo, agafata indobo akajya amena ajugunya kuri ya nzu. Mu by'ukuri ukibaza aya mazi urimo kumena kuri iriya nzu iri gushya, ikibatsi kingana kuriya, aramara iki? N'ubundi ntari buzimye wa muriro, aramara iki? Nibyo rero mvuga nti hari igihe umuntu aza akakora ibintu agashyushya, yarangiza ageramo hagati. Byaba byiza ahubwo tugiye ibyo akora bya kabiri agiye ari by'abanza, mbere yo gushyushya akabanza akavuga ati wowe wazanye ibi bintu kuki wabizanye, ubundi se ushaka kugera kuki, bimeze bite, hanyuma byarangira. Ariko rero burya abantu bose barikunda. Tanibaza nk'ukuntu Yago yari yashyushye muri biriya biboro nawe, kandi nawe yari afite kesi nk'iriya yo gutera inda, yarangiza none akabishyuhamo byatari, none agacya gutegera umuntu akamugeza Uganda kujya atari. Reka nkubwire hano niba barayimukashe. Njyewe ikintu nagaya Yago ni kimwe, ni uko kirazira kikaziririzwa gushyira umugabo mugenzi wawe hanze karubanda ku karubanda bene kakageni. Yago na John rwose jyewe narabagaye, kandi icyo nagaye ni icyo ngicyo. Ibindi Yago kuba hari nawe ibyago yahuye kuba baramubabaje nanjye narabigaye. Urumva umuntu ashobora kugutraumatiza kandi acecetse ukagera ubwo ujya mu mugozi. Yego umuntu ashobora gutraumatiza ugahita amaburo akatakara, traumatiza ugata bro. Urumva amaburo akugize mu bwonko agatakara, icyo cyo nanjye ndacyemera. Ariko nanone iyo umuntu yagutraumatije biba byiza, twagiye tubivugaho kenshi, biba byiza iyo ufashe umwanya ukamuhunga, hanyuma ugatekereza icyo gukora, ukarelaxinga, ugaturisha ubwonko bwawe. Naho iyo bidakunze bishatse kuvuga ngo Yago baramuturumatije, nicyo ushatse kuvuga? Yes, ngewe ntabwo nyabihakana ko Yago atababajwe. Baramubabaje pe, baramubabaje kuko uyu urebye n'agahinda bivugana, kandi n'abantu benshi babizi muganira barakubwira bati koko ntakubeshye Yago yagiye akorerwa ibi n'ibi, yagiye agira gute. Na benshi batanze ubuhamya bagiye bamusaba imbabazi koko wumvaga ko bavuga ko ariko ntago nawe yagombaga kwihorera bene kariya kagene. Urumva cyane ko yarihemukiye, ntago buriya yarihemukiye. Yarihemukiye, ntago yahemukiye uwo yihoreyeho, kubera ko hari igihe runaka ubwo azicara umutima ukamubwira ngo hari ikintu nakoze cyagize ingaruka mbi ku muntu. Uyu munsi ntago yabyumva. Urumva uyu munsi ntago yabyumva, nta nubwo nabimwumvisha ngo abyumve, ariko hari igihe azicara abyumve ubwe, umutima umubwire ko hari revenge, hari ikintu yakoze kibi cyane ku muntu. Uravuze ngo kandi bivuga ngo iyo byihorera wenda akagerageza kwitabara mu bundi buryo, agahangana nawe nk'uko duhangana kose, ubuzima bwari gukomeza, hanyuma we abamuhemukiye bari buzahure n'igihano mu bundi buryo atazi. Ariko ibintu nk'ibi ntabwo bizamuha amahoro, ntabwo ushobora. Ubundi se wagize ngo karara ugira ngo ibi ngibi bizamuha amahoro? Oya, kandi byatangiye kuyamubuza. Gusa ntabwo uri kubibona, kakanya yatangiye kwiyambaza. Ngewe niba ari ikintu ntinya mu buzima, ntinya ni ukwihorera.
revenge ntabwo aba ari nziza. Kwihorera ni bibi cyane kuko iyo ugiye kwihorera wihorera wihanukiriye, kandi iyo wihoreye wihanukiriye ni ibintu uba uzicuza. Bibaze ko abantu batarebana kure barebe bibaza impamvu n'ibintu Yesu bamukoreye atihoreye, kuko yarabije ukahita akabamara mwese. Ari muhungu nawe iyo urebye ubona hari uburyo yihoreyemo gakeya. Jesus ese ibi byose bitubaho iyo urebye ubona atari ukwihorera kwe. Nyine habiba birimo. Icyo nkubwiye cyo nuko kwihorera umuntu wese uzi ko yababajwe yababara karara abayihorera ni iki bamukora igituma ashaka kwihorera turetse kubeshya. Man baramwanze. Ese umuntu akwanze nimo kujye kwihorera ngo bakwanze. Na mbere hose se ni wari ugize ubuzima bwe. Sigaho narakubwiye ngo igihanda kitakuriho ujye ukigendamo gake. Buriya ucyakubwira muri make mbona karara atarigeze anatubwira icyamuteye biriya. Ashobora kuba hari ibindi bintu afite mu mutima we. Kandi kuko hari igihe umuntu agira agahinda mu mutima we atasohorera abantu bose. Umujinya mwinshi yarakubitisha. Nyine nicyo kibazo, umujinya mwinshi ujya kurwanisha umujinya mwinshi akaba ariwe bakubita. Nk'ubu ngubu yakoze revenge ejo bundi ababaye agira ngo yereke abantu kuri none tayari. Ariko ibyo barimo byose bari abantu njye inama nababyira niyo kwicarira bagatanga amakuru meza bakaganiriza abantu imitima ikaruhuka. Ibyo kuzana ibintu by'amariveni ngo bariyahura kuri sabe. Oya wenda n'udutiku reka nkubwira hari abantu nikabura n'amatiku nibashaka bayavugeho ntacyo bitwaye, ariko begukabya kuko rega ntago turi ba marayika, rega bari hano ku isi ntago twicaye ahangaha ngo tube ba marayika, ariko nanone ntago twicaye ahangaha ngo dukomeretse abantu. Uzi ikintu kimwe mbona bitewe nuko nsigaye mbona abantu basigaye barataye umurongo. Niba abantu bakora ku ma YouTube channel bashobora kwifata bagafata mugenzi wabo bakamushyira hanze kuri bakamutaranga, ni kigaragaza yuko ntabwo bubahana. Kandi disi mbona bakagombye kuba rega buri hari ikindi kintu abantu batazi. Wa mugani wa kakajwi ariko kakajwi buriya mukunda kubi. Niba hari umuntu umara stress mbwire n'abantu mujye kuri kakajwi mujye mushira stress pe. Uriya muhungu uriya ni kinini cya paracetamol, uriya ni kinini kimvura umutwe n'agahinda n'ibibazo byose. Kuko rero niwe wavuze neza aravuga ati ko muri ibigoryi ubu Sabe yasebye, mbese mwishimye ngo yasabye murimo murarya mukanywa mugasinzira, ntago muzi ko abanyarwanda basebye. Urumva nabo ubwabo n'abayitube cyane bose basebye baranasebye, ariko uzugurimo kwicara ahantu bakakubwira bati muri iyi minsi ariko mufite itiku. Shayibaze kuba nyine umuntu wiyubashye azwiho itiku n'ukuri kw'Imana. Cyangwa abantu nabo ariko bazi kudukoma bacecetse. Wabwira umuntu ngo narwaye simeze neza ngo cyangwa shaba hanukanye igipangu na Sabe. Nibyo ngibyo. Urumva ariko ibintu tuba twakuruye. Ubu rero urumva nibyo kuko tuba twahashye, ariko ibyo ari nakubwiye ngo tuba twariye nzire tutabizi. Cyo bita kurya nzire. Iyo mihahire ntago inyuze mu mucyo. Naho birebye wambwiraga ngo byuko ikiganiro tayari cyamaze kiriya cyo bagitaye mu bwiherero nta nubwo dushaka tugize amahirwe akaba ari ikiganiro bataye mu bwiherero YouTube ye ntibayisibe nayo niyikurikijeho. Ushobora gusanga abantu bajya bakinisha ugasanga ibintu waruhiye imyaka ingahe ukabibura mu munsi umwe kubera ibintu by'ubugoryi. Nicyo kibazo rega buriya turahubuka mu buzima. Ushobora guhubuka ugasanga ikintu umaze iminsi uruhira cyakugaburiraga mu masegonda makeya kigize gitya ngo kiragiye. Ariko ntago ari byo tumwifuriza. Imana imubabarire nako Imana imufashe. Bya Kayizari babihe Kayizari wenda abe ari wowe wakigize prive, cyangwa niba bana musrakinze hagenda ikiganiro gusa YouTube channel ye ikomeze kuko iramutunze kandi iramugaburira. Ntago wakifuriza umuntu ngo ariko nyine bibisomo ku bantu bahubuka bagafata amavideo y'abantu bakayakoresha mu biganiro byabo. Bitubera isomo kuko isura y'umuntu kuyikoresha utamusabye uruhushya. Ako buri umuntu aba ameze gute yagenda ku muntu akaba ari yicaye ukamutunze kamera ukamwirukankana ukuntu bamwirukankanya ari kuri amujene akubita amatako ku biti hejuru y'iki wowe uri ndumwirukankana man. Ufata umuntu w'umustar ukagenda umutunga kamera note kandi njye biranandakaje. Sabe nabigira ibintu bya danje
abanza bakubita nawe rero ukunda guhurura shaka oya niko bimeze reka nanjye ndakare urumva ukuntu njye birambabaje ni gute saba umuntu w'umusitari uzwi na miliyoni zingahe ushobora kuza we Kavimviri John uvuye ahantu tutazi ukaza kuza kumutunga kamera uko wiboneye ni gute atagenda guhura barangiza ukajya univugishwamo ngo kandi ibyo bintu ushatse wabireka Sabe ushatse wabireka kugira ngo abantu bazabone ko wowe uri mwiza mbese wagiye inama ahubwo ufite ibindi bintu ushaka kugaragaza none bibaze hari ikintu abantu bakora buriya hari ukuntu abantu tujya twigira ba nyiramwiza ukuntu ugashaka kugira ngo abantu we babone ko uri mwiza undi muntu niwe mubi kandi ibyo bintu tubikora turi benshi dore ugashaka kwigaragaza neza undi muntu ukamugaragaza nabi ziriya rero simpuhwe ni za zindi biti zabihehe kuba urimo gufata umuntu video urimo umubwira ngo kandi ibintu ushatse wabivamo warangiza iyo video ukajya kuyitanga ariko biriya byose ni ukuruhira ubusa nose ni umuntu utamufashe reka nkwereke burangiye mise nekereza neza navuga tushaka gusanga Sabe yarabonye umuntu uri kumutuka se umujene uje ntunga kamera nyindi umusitari oya biratwe kubigarukaho icyo nzi cyo nuko ababikoze baragenda babona akanyafu buke umva ubahereza ibihembo hari n'abandi bantu namaze iminsi bavuga mbona bakora ibiganiro ngo Sabe arafungwa ashobora gufungwa arafungwa se habaye iki kibazo hari umwana yafashe ku ngufu ninde wagiye kumurega se ngwino yaramureze ngo byagenze uko uwo mugabo wa ngwino bahangayikiye ngo ifungwa rya Sabe narashatse ndavise Sabe kandi hari ikindi kintu yakoze gituma cyo kora nuko nyine tuba twikorera titire kugira ngo abantu barebe ibiganiro ndetse na thumbnail ariko nahise ngira Rwanda vuga cyo Sabe se kandi nakoze iki kuko naratekereje ntibo wasanga wenda agiye hari nk'umuntu akubise urushyi akubise umuntu kubera ziramba wenda araraka yaravuga ati reka nase umuntu urushyi bose bantinye ariko urumva ase koko nyine Sabe mfite amatsiko yo kumenya niba yaravunitse ko sindabyumva kugeza n'iyi saha akaboneka ko yaravunitse nawe waramubonye oya nabonye amafoto ari no mu kagare reka da kandi ari amafoto zira ni edit abahanga bavuga ko nta edit irimo hariya edit irimo nanjye nzagushyira mu kagare reka nguha amakuru nzi neza mpagazeho Sabe yaravunitse ngewe simbizi niba yaravunikiye hariya ku gipangu yego twabonye video ngewe umugani wa kakajwi ntago Sabe yavunitse zira ni edit umugore we niwe wabivuze kugira mbyemere se ndetse niba ari umugore wabivuze akavuga ati umugabo wanjye yaravunitse koko nibyo aho ndahita ko nyivivura mbyemere kuboneka ko yaravunitse ahubwo ngewe uzi si ikintu nakoze ngewe nari nzi kuriya ari nk'intuzo nk'ikinamico higo cyangwa ari prank nyine wenda ariko kugira ngo tujye aho ducanganyije ibuka igihe tonari turamuzi uramuha ntabwo ibuka igihe yayiyogoshije ikintu kigiye ari kwikinira filime akaza yasizoye bashyizemo akantu kagenda karango yeye abantu bose bari kwibatse se umuhungu yasaze ntabwo yibuka Pamela yiyogoshesha uruhara Pamela yiyogoshesha nigeze kubona umuntu wafashe umutwe we afata n'irindazi arabyegeranye neza areba ukabona rero usanze Sabe ari kwitegura hanga filime sibyo se nkubwira ke nabangu oya no reka wenda Sabe atagira ngo turimo turakinira ku buzima bwe kandi yibabariye kuko ngiye simbikunda gukinira ku buzima bw'umuntu ibyabaye byose icyo nzi cyo nuko uwamufirimye uwamufashe video ari nawe wabyivugiye icyo yakoze nuko yakoze Imana ishimye kuba yaramaze kwirega neza noneho hari gushya ngo natukanye oya yarireze none yakoze gutangira ururimi rwanjye ariko yakoze ibintu bitari byo yarireze nyine bagiye kumuhana ariko banza natakiba mu Rwanda akubaye Weze ntabwo uzi ko bwakeye bamutegera ahita ajya gutanga ikiganiro ariko abantu bararenze ubu ngubu yagwemeye gutunga umuntu hejuru y'ikiganiro kimwe yatayisoye none sarimo gukubitira mu mavi se reka buriya nawe ni revenge nawe ari kugurisha inka kugira burane inkoko bose ni kimwe buriya nawe yaremeye ariko buriya reka dukubite imibare kujya Kampala nangahe buriya yamutegeye bisi cyangwa yamutegeye indege ariyo yose ni menshi urumva yagurishije inka iyo ari indege kujya Kampala n'indege biragera muri 300 cyeka niba byarahindutse ariko biragera muri 300 bisi ni 20
niba bagipima na tesite na 5 bya tesite ku mupaka sinzi niba bakibipima reka tubare no kugaruka ari na rituru n'ibimugaruburira byose n'ahantu ari burare byose ahubwo wenda barakumutunga n'iki byose ariko se ubundi sabe nako yagowe hari uruhinja rero uriya yamufata nk'uruhinja akamura tayari yagurishije inka kandi rero kuburana inkoko cyakora mu cyumba kino kiganiro cyanjye mbagira inama muhite mufata ibyo biganiro mu bigire prive mucyure ayo mwinjije urumva bitari ibyo murabura inka mubure n'ibiziriko muhite mubigira prive akanya iyo tuvugana ako mfite amakuru ashyushye ngo mushiti wawe wabone wari uzi gusaba ngo mujye mukorana ngashaka gusaba imbabazi abanyarwanda babarira ntunzane muri ibyo bintu babarira byihorera uravuga se uwo twabonye ko hamwe n'iwacu kugira kwa karara babarira ibyo bintu wibinzanamo babarira kuko rega ngira ngo hari bizagorana biba bigoranye ariko rero igomba gutanga ikosora ceceka biba bigoranye babarira ibintu singira icyo mbivugaho mwana w'abandi utumye yiheba Franco Wambora ibyo bintu kabireka oya niwe wabiteye nose ni umwana arakuganye nk'umubyeyi akavuga ati ngewe mubyeyi wanjye mumfashije ngewe ngahuza namwe nahinduka ndi gushaka guhindukira mu maboko yanyu ugatinda kumuha umwanzuro wambabariye ukareka wabiretse wabiretse ko numva ntashaka kubivugaho ko waretse ko nshobora niba yarakuganye nk'umubyeyi ati mubyeyi wanjye ariko se bite byawe muhungu we umubyeyi se aho yari ari si mu babyeyi ugaya ababyeyi yasanze se ababyeyi badafite umuco na siporo mani mbabarire na abaye babyeyi burya nari nguze wambabariye ko ntashoboye ngewe sinshoboye pe ariko nyine urumva nawe so irabyibona nshoboye urashoboye none se yagiye kukugana udashoboye none watumye ajya mu bandi babyeyi bajya kumugira inama nziza zo kwishyira hari akakizunguza ntabwo wabibonye kibuno none se niba hari ababishoboye ngewe ntabishoboye hari abuze gatoya mu minota ya nyuma y'imbonyi riguye ntabwo wabibonye byari bigiye gucomokamo mbabarira ndakwinginze ariko ntiwabiteye reka nkubwize ukuri utaza kunteranya n'umwana ndakwinginze mbabarira ni umwana wabyemeye nyine gira ugarura umwana umushyireho umurongo yashaka kwisabira imbabazi abanyarwanda rega hari ibintu bisaba inzira ndende ariko namwe mujye mugera aho mworohera abantu hari ibintu bisaba inzira ndende rega ntago utera igishyimbo ngo gihite kimera kirabye kizana imbuto hanyuma abantu bagisarure bakirye bisaba kugenda gahoro gahoro none se wowe uragira ngo umuntu ahite uzi ikintu bita gukubita ubanguranya ibyo nibyo bibi rero oya nibyo byiza gutabarira ku gihe mfasha ndakwingiza mfasha ibyo bintu ntitubivugeho kuko Imana ishimwe ko hari aho bamwakiriye kandi yaganiriye kandi nanjye nimbona umwanya rwose nzamutumira tuganire ntacyo bitwaye yaganiriye mu buryo bwiza ibyo simbizi ariko se burangira ari akantu mpita nibaza buriya koko uretse ko abantu bajya bamushyigikira koko birakwiye ko umuntu ashobora kuza akigaragaza ko urangaye ari kugira ngo abeho neza umuntu ufite amaboko n'amaguru ufite n'ubwenge afite ubwenge bwo kujya harakuri umuntu ese yagaragaye ate ntuzi ntabwo ujya ubibona bigutwaye iki se ariko wowe njye biramba buri muntu n'inyogo ye u Rwanda rw'ejo ruri kugenda turureba ariko we u Rwanda rw'ejo byo rurababaje ariko buri muntu n'inyogo ye iriya ntabwo ari inyogo iriya nyogo ntabwo ibaho none se ubona bitamukorera bimukorera iki gusa ikibazo ni kimwe nako reka tubyihorere mbabarira tubiveho kuko ntabwo nshinzwe gukontorora abo bitameze neza nanjye ibyanjye mbona ntarabishyira ku murongo nanjye ibyanjye ntabwo ni ukuri biri ku murongo ku buryo najya kugorora abandi icyo kora n'ibikunda arumva bizagende neza ariko icyo mpamya cyo icyo nemera cyo kandi bahereka ruri mumbwira ngo reba ko byagenze ariko nakubwiye nti ntabwo umuntu ntabwo guhinduka ari ukumanuka ngo wikubite hasi bisaba kugenda gahoro gahoro kandi ikindi cya kabiri hari n'igihe umuntu aba ashaka guhinduka
n'aba muri ruhande, abantu bamuri ruhande nabo ntibamufashe mu mihindukire. Kuko niba umuntu ubwe yivugira ati ni ukuri ngewe mwari muze narahindutse, hanyuma mu minota mike yo guhita ubona nta tandukaniro riri muri ya mihindukire avugaga, bivuga ngo aba muri ruhande bari kumushuka, bashobora ko batamufasha mu nzira ashaka kujyamo. Ngewe rero akenewe abo bantu. Buriya mukobwa ikintu cya nyuma gisigaye ni ukumujyana nko muri arya rwa rusengero rwa Gitwaza rwita gute, bakamushyira hasi bakamusengera, bagasengera n'inshuti ziwe. ahubwo amaherezo bishobora kuzaduka agiye muri rehab arya ni he. buriya hari ibintu abantu bakinisha, hari igihe umuntu azajya hariya yikarakasa tukana bajya kubona babona riciye muri bitya tayari, nuko nyine tweditinga, ariko ubundi bahita bavuga ati ariko uriya muntu afite ikibazo tujye kumufashiriza hano, dufashiriza abantu. Niba nta bintu usanga umuntu baramutwaye. Bivuge rero umuntu buriya abantu begereye umuntu bajye bamufasha, ariko niba umuntu yivugira ati ngewe nimumfashe ndashaka guhinduka, mwafashije umuntu koko, kandi bakamaro nibo bari kubitera. Si inshuti ziwe. Kamaro mushaka iki? Kamaro kaba yicishekeye, ibintu byose kaba birebera hasi. Reka tube tubavuyeho. Urukiko rukuru, ntuzongere, reka nkubwire, mbanza nkusaba ikintu. Hari ibintu ukwiye kujya umbaza n'ibyo udakwiye kujya umbaza, sibyo? Ntuzongere. Singiye kukubaza iby'abana uko bimeze. Okay, icyo reka tugisimbuje. Cyokora numvise mubyeyi wanjye. Ntuzongere pe, kuko reka nkubwire, umuntu ansabye inama nayimuha, ngiye nkamubwira uko mbyumva, ariko igihe atayinsabye nanjye nagiraga ndebe uburyo wabyakiriye, kuko urumva wowe umwana yaje kugusaba ubufasha uratinda. Nta bufasha bundi yansabye, ko ntiyaraje kumbwira ati ngira inama, yashakaga ko dukora ikiganiro akabwira abanyarwanda ko yahindutse, kandi buri gihe nuko twananirwaga guhuza, urumva. Ariko muzahuza. Bizasaba ariko ko hagaragara impinduka koko. Kuko ajye gusenga, nifate n'agasinapa agiye gusenga nk'andi hose. Oya, birasaba ko abamwegereye, abamuri hafi, n'abamutumira mu biganiro, no pana ubuhamya n'umuntu bwitangira, ahubwo bamufasha, kuko birashoboka ko we ashaka guhinduka koko, nibyo, ariko akabona ibigusha byinshi. Ntabwo ngiye uriya mwana na mu braminga, kuko buriya niba hari ikintu kibaho cya mbere, kibaho no kwiyaturiraho ikintu, sibyo? Kwiyaturiraho ikintu, kuba yiyaturiraho guhinduka, byagakwiye ko abantu bamufasha kugira ngo bamutize umurindi, bamuhe umwanya wo abatizwe, kwikoza ibintu bidashobotse. Rero ngewe ikibazo sinkibona muri uriya mwana, ikibazo nkibona mu bamukikije. Nzabyemera tuyahindutse, ntabwo ari ngombwa aze kuri social media. Ngewe nzamubone yambaye ikanzu y'umweru bari kumubatiza, abe yahindutse. Ushatse kuvuga ko abantu bose babatijwe bakora ibyiza? Byibura buri umuntu agiye kubatizwa nuko abagiye kureka ibyaha, nubwo nyuma bimunanira, ariko byibura bagigaragaje urugero rwiza, n'abafatiro bamugira inama nzima bakaboneka. Najya kubatizwa rero tuze ko uretse n'ababatizwa se nta buzi banabatiza bakora amabi. Ne barahari, abo ngabo ni satani bibarimo. Nundi rero mwihorere, erega igihe ni ikintu kiza cyane. Iyo igihe cyageze ibintu biratungana, ibyo bintu byose bihimwa n'igihe. Haleluya. Rero icyangombwa nuko wiyumvamo ikintu. Ngewe ntago uriya mwana w'umukobwa na mu braminga, urumva. Icyangombwa nuko arimo ariyumvamo guhinduka, kandi aranabishaka. Iyo umuntu akomeza kwiyaturiraho ikintu kigeraho kikamubaho, ahubwo nibyo nakubwiraga, ngewe abangaya n'abamukikije, inshuti ze za hafi batarimo kumufasha mu guhinduka, kuko ushobora gusanga rega we arabishaka ariko ntarimo kubasha kubigeraho. Erega isi turimo, ariko Frank, isi turimo kugira ngo uyishikuze uve mu byo wari urimo birimo bigukurura, uyishikuze ujye ahandi hantu, ntabwo byoroshye. Ntabwo ari ibintu biba uyu munsi ngo bigende byikubita hasi. Urukiko rukuru rero rwakiriye ikirego cy'umuntu witwa Muyango, bivugwa yuko ngo video yiwe ngo yashyizwe hanze, ngo ari muri dushe amazi ngo yamenetse bimeze nabi. Ariko mwese ko mwatinze ku mazi, amazi muyafite ikiba kibazo. Nyine yari ari muri dushe. Ese umuntu ari muri dushe nako wintesha umutwe. Nakomeje kumva ari n'abakoze ikiganiro ngo ari muri dushe ngo hamenetse amazi menshi, ngo hasi hari amazi menshi cyane. Muba mushaka kugaragaza iki?
twebwe dushaka kugaragaza ibyo video yagaragazaga. Nyine turi gutanga ibimenyetso by'ibyabereye byari biri mu iyo dushe kugira umve ko hari muri dushe. Hari muri dushe hari hamenetse amazi. Ariko se hari umuntu wagaragaje ko iriya face ari ya Muyango? Mbo yaje kwiregura ibiki? Si pressure yanyu se? None se ndamusizo ni pressure yanyu mushobora gutuma umuntu agira pressure akananirwa no kurya no kuryama. Akuzi kujya kubona ukabona video ya hano hamwe ahandi uzi impamvu Sabatigeze ajya kwiregura. Naga abantu bose bakira. Icyaha kitari kimuhama. Reka mbaze nkubwire. Nuvuga ngo rero Muyango we ntago mbizi. Umva mbaze nkubwire. Ntabwo abantu bose bakira ibintu kimwe. Hari umunsi uzabona ngewe naniwe kwakira ibintu birimo kumbaho. Hari n'umunsi uzabona undi muntu arimo yakira ibintu birimo kumubaho kandi akitoreza. Nakubwiye ijambo rimwe ndakubwira ngo iriya mpano Saba afite nta handi ba. Ubu bizi. Bishatse kuvuga ngo ni umunyempano. Impano cyane iriya ni impano my friend. Impano yo guceceka mu gihe binakomeye. Ngaho rero. Ni impano abantu benshi badafite. Urumva buriya sango ni wowe bira bintu byabayeho. Ubu uyu munsi buri muhimba ibinyoma nka 500 byo kuza kutubwira. Ejo ukajya kuri YouTube channel yindi ukavuga ikindi kinyoma, ejo ukajya no kuyindi ukavuga ikindi no we anayifite ifite views nyinshi, ifite subscribe nyinshi, ifite abantu bakora like nyinshi, bakora na comment menshi. Yakicayeho akisobanura. Najyayo ngahimba ikindi kinyoma n'ahandi ngagihimba. Ubwo ushatse kuvuga ko na Sabe nawe bimuhama ko yanze kujya kubeshya. Oya ntago ari cyo nshatse kuvuga. Icyo nshatse kuvuga ko nuko yicecekiye. Urumva hanyuma muhagarare hamwe abakubita imyuko kunda umugani wa kakajwe. Akubita umwe yigirayo. Akubita umwe yigirayo. Tugaruke ku rukiko Godfather. Ako waretse simvuge ku bintu bya Muyango. Muyango ni umubyeyi, urumva? Muyango ni umubyeyi, Muyango ni umukobwa wiyubashye. Abamwubahutse se ntago ari ababyeyi. Abamwubatse suriya niwe. Urabizi neza ko ari we? None se nge ko ndi kuvuga ubwe yahakanye aravuga ngo uri yasigiyewe. So what? Ntago ari we. Ntabwo ari we. Nose yazaga kwiregura ibiki karatari. Kandi abantu barimo gukoresha video itariye mu izina rye. Bibaho ibihe bihembo. Babahane babakubita imyuko kunda. None Muyango yarabikora mu bihe buryo. Gusa nyine nibyo nakubwiye ni kwa kundi dushiduka twese. Bo ura ni Sabe reka tubyemere harimo na ngwino wagaragara neza we bara striking abikunda. None se Muyango ko atari we bo barabahana gute? Ni kibazo ubundi se buri muntu ubitsa zira bitakacyokora ahantu. Bazi gucukura abantu cyokora murashoboye nk'umuntu uba ufite stock ya video z'abantu muri telefone ye uri mu ntoki. Who are you? Bamunyekana bayica ari kuneka abantu. Uyu munsi hasohotse iya Sonia, DJ Sonia, ejo hasohotse iya Muyango, ejo hasohotse ya Jihad, ejo hari busohoke yande, ejo harasohoke yande. Yewe muntu ufite stock y'ama video z'abantu urastoka ibiki? Urinde urimo urastoka ngo bigende gute? Hariya harimo agafuka k'umuceri w'abana cyangwa niba uri n'umusore harimo stress nziza. Bavuga ngo umugome nyine umuntu w'umugome nyine bari kwibaza ngo ubundi ngaharanira iki? Umugome umugome ubundi kuba ari umugome inyungu ni iyi? Ni urupfu gusa nta kindi. Nta abagome ntago nta mugome haranira ikiza n'ubundi. Reka nkubwire abagome. Iyo umuntu ari umugome kugira ngo ajye kugukorera ubugome we aba yapfuye mbere yawe. Arabanza agapfa ubwe. Urumva? Yamara gupfa agategura igikorwa cy'ubugome. Nta buzima bafite muri we. Kubera ko bwa bugome yateguye abagamije kwica. No kuvuga ngo arabanza agapfa. Urumva? Mu buryo bwo mu mutwe cyangwa se mu mutima cyangwa se uko kuntu arimo gutegura ibyo bintu yamara kubanza gupfa agahita ategura urupfu rw'undi muntu. Twitwara tumura tukabona muri make we abashaka ko ajyana n'undi muntu. Aba yapfuye ariko agashaka ko apfana n'undi muntu. Niyo mpamvu yicara agategura gupfa wenyine. Abayanga gupfa wenyine. Nuvuga ngo ibimurimo byonyine by'ubugome n'ubupagane byamwishe arimo aranga gupfa wenyine ashaka guhitana undi muntu. Niyo mpamvu ategura ibintu bibi akabishyiraho kugira ngo wa muntu nawe amwice mu bundi buryo. Abantu rero baba bakora ibintu nk'ibi n'abagome n'abantu bapfuye bahagaze barimo bashaka abandi bica. Muyango rero ubu ngubu nawe kare. Kandi gisekeje nuko turaza kubona intumbi nyinshi. Turaje kubona abapfu benshi pe.
kuko uyu muntu urimo ugenda asohora video z'abantu imwe ku yindi indi ku yindi ase ugiye kubona n'undi akabona ni John n'urugero nanze ashobora kuba we cyangwa ntabe nyine wabyakira gute ntabyakira no se wakoze ibya mbere ntiyakora n'ibya kabiri nyine nibyo wabyakira n'undi wabyanga wabyemera utegetswe kubyakira ahubwo ukimara kumva ngo yasohoye niya Muyango reaction yawe yahita ibiye nakumirwa ariko nkavuga none se umuntu watinyutse kugambanira umugabo mugenzi we ntiyasohorana video y'umubyeyi yamwanditse batajya kumufunga nka Kazungu sibye kuri atari na Muyango erega buriya Kazungu icyo yabarushije nuko we yishaga kuramo umwuka naho ubundi namwe muri abicanye nka Kazungu bari basohora video rwose icyo Kazungu yabarushije nuko we yakuragamo umutima agakuramo umwuka agataba ahantu n'abantu ntibabona babo ngo babashyingure ariko ubundi namwe muri abicanye nka Kazungu niba mutinyuka gufata video y'umuntu wambaye ubusa mugasohora hanze biramutse bari ngewe ibyo ntibindeba yaba ari Muyango cyangwa atari Muyango ntibindeba ikindeba no kuvuga ngo uriya n'umubyeyi uriya n'umunyarwandakazi udakwiye gushyirwa hanze ubusabwe bakamushyira hanze mu gihe akoze amakosa kubera ushaka gushyigikira amafuti nyine n'umubyeyi nibyo ariko reka icyo yaharaniye aba yari we se waretse bakamuhana mu kintu yaharaniye iki se yabiharaniye se hari amarushanwa yagiyemo kugira ngo haranire ko abantu bamushyira hanze nose ntabwo yagiye ku rukiko ho ntabwo yahagiye reka mbanze nkubwire Muyango yigeze kujya muri Miss Rwanda arahatana ngabona ikamba rya Miss Rwanda araribona yarahatanye Muyango yaje mu Miss b'u Rwanda sibyo ibyo yarabihataniye urimo kuvuga ngo oya no ceceka ariko nakubwiye ngo wende kundakazana ngewe ntabwo nshaka kukurakaza ariko none se ngende gushira mu gaciro nkareba video basohoye bakavuga ati ni Muyango ko kabaye ari we ni cyazo gikomeye kabaye ari we siki abari we ese nkubaza ikibazo kumaze gukurura umuntu mukuru ubundi uri aba yari Muyango ufite ikibazo ni Muyango cyangwa ufite ikibazo n'uwasohoye video n'ufite ikibazo ni Muyango n'uwayisohoye kuko bombi bafite ibibazo nuvuga ngo Muyango ikibazo afite nicyo kwemera iyo video bakayimufata cyangwa se akayifata icya kabiri agatuma uretse nyine tubiganireho neza icya kabiri agatuma iyo video niba ari wayifashe iva muri telefone ye ikajya muri telefone y'umuntu kugeza ubwo bayisohoye icya gatatu rero gikomeye cyane ni uwo muntu wayisohoye uzi ibintu twakoze turi abana cyangwa tukiri inkumi tutaraba ababyeyi abantu babizanye bakabidarapa hariya urumva mwakumirwa kuki biri kuza rero kuri Muyango nibiba ari ibyo ngibyo ni Muyango wenyine video zimaze iminsi zijya hanze usibye ko ngiye ndimo kukubwira ngo ntunyemeze kuri ari Muyango ariko nkubaze yaba ari we niwe wenyine uza ama video ahubwo ribo izatumize abantu bakekwa kandi aba bantu barahari abantu bakekwa isaka amatelefone yabo none se ubunge ko mfite nanjye yayindi yanuza yasabe yayindi bavuga ngo yasimbutse ko nyifite muri telefone ninjye wayifashe bayinsanganye ikibazo nyine icyo kibazo muzibitse bundi se kambabaza naba niriya yasabe ubu ngo hari ababitse noneho ngi yasabe yambaye ubusa nkibaza nk'umuntu ufite ifoto video yasabe yambaye ubusa muri telefone ye arimo arayimaze iki nari kuyireba iyo urebye ubusabwe se wumva wiyongera ibiro 5 iyo urebye ubusabwe se hari amafaranga ubona niba ufite video yasabe yambaye ubusa cyangwa ufite reka mve ku bandi niba ufite sabe y'undi muntu wari we wese umusitari hano mu Rwanda wambaye ubusa iyo uyirebye urenjoyinga kubera ko urimo kubona ifoto y'umuntu yambaye ubusa urumva bitarenze uri kumva bitarenze nyine kandi nkubaze urumva bitarenze oye nta foto y'umusitari ugira hano mu nzu nanjye kuvuga ati niba ushobora gutunga ifoto y'umusitari ukumva biragushimisha kubitunze none ni gute bitaba karusho ifoto ariko ishobora kugushimisha kubera ko hari icyo uyigiraho none hibaze ufite video y'umusitari wambuye ubusa rero ariko si ubusa bw'abantu bamarira iki kugira nyine cyena rumiwe ubusa ni ubusa nyine niyo mpamvu bwitwa ubusa kuba ubufite se bikumara iki none se nyine ikibazo ntacyo birakimaze none se ubu ntago muri kuvuga turimo turavuga tubishima se ko turimo kuvuga tubigaya
nyine wabigaye wabishima ariko uri kubivugaho niko gaciro k'iyo video. Turimo kwamagana kugira ngo nuzifite amenye ngo ni Kazungu wa kabiri. Ngiye niko nakubwiye kuko murimo murica abantu urubozo pe, murimo murica abantu urubozo. Hako so umuntu ni gute ari kwica abantu urubozo atakuze niba abantu baragiye mu cyumba ari abantu babiri nta wa gatatu video ikaboneka, ikibazo ni umuntu uyifite, ikibazo ni umuntu wayitanze, ikibazo ni uwayifashe. Erega aba bantu babiri bashobora kwifata video, reka tubivuge, reka tuvuge ko ngewe n'umuntu twagiye mu cyumba mu gitanda tukifata video bitewe n'ibidushimisha, uburenganzira bwacu. Ariko wowe wayibonye nshobora kugurisha telefone, ariko naguze ko nshobora kugurisha telefone harimo video yanjye, nshobora kuyiha umuntu harimo video yanjye akayiyoherereza. Kandi ikindi cya kabiri, ubundi bugome burenze, uretse ubugome burenze nkubwire, ubundi bugome burenze burimo kugaragara ni abantu bigeze kugirana ibihe byiza n'abo bantu barimo bagenda babashyira hanze gahoro gahoro. Sorry, abo ni bo kibazo, kuko urimo urareba amavideo yose wabonye arimo kujya hanze, amenshi urimo urabona na banyiraho barimo kwikanga akabasa. Ako kantu uvuze ni inyamibwa. None ukivuga ngo uburyo bivuze ngo n'abantu babo bagiye bagirana ibihe byiza bari kugenda bazitanga, tayari wowe niba uzi ko iyo video ari yawe amaze kumenya wayisohoye, siko bimeze. Ushobora gusanga nawe arengana kubwira ngo izi telefone nyine arengana gute se? Wowe wamaze kubona uwo mwari muri kumwe kandi video yasohotse, utitaye ngo phone aregurisha cyangwa iki. Kabiri uri kujya guhakana ngo ntago ari wowe gute wagiye. Ese waba uzi ko buriya muri telefone iyo usibye ikintu hari ahandi kibika muri trashes, hari naho ujya ukabisiba. Ubwo nyine ugoswe nyine isiti kota utabizi bikare twiganire tukota. Hanyuma se ni mu mwota none rero ukuntu Monster abarenze sha ubari ngewe ira video ntibanamvuga. Wowe twatukuvuga iki? Ariko bashaka no kubimenya. Wowe uretse na video wowe nusha kuzajya hari abambara ubusa rero ko tukwitaho. Erega hari abantu rego bafite igihugu akamaro. Yes, hari abantu bafite igihugu akamaro. Ese muyango shara gifite aragafite akamaro kanini. Muyango afite service atanga abanyarwanda bakishima. Muyango yamamariza abantu benshi batandukanye. Ira video nawe ibaye iriyo. Kuramuka rero kubyuka ufata Muyango kamudarapa hariya. Nukuri hari abantu twihemukira. Bundi hari erema muri iki gihugu abantu bakwiye no gutinya bakanazubaha. Atarwa ngo no gutinya bwo kugira ngo nibabona bagira ubwoba ariko bakabubaha. Niba umuntu company ishobora kumufata, company ikomeye muri iki gihugu ishobora kumufata ikamukoresha mu kwamamaza, sibyo? Ni gute ngo umusuzugu ugasora video? Guturi umusuzuguro wo gafata video y'ubusukashyira hanze. Wisuzuguye. Reka tutahe tusezere, ariko nyine abantu bari bafite ama video nabo baje batubabarira cyane. Rwose mwe kuduteza urusaku mutuvane izo ntambara zanyu. Niba ushaka gukomeza kwikinishiriza ku bantu zigumana ukomeze wikinishe mu mutwe wawe ujye uzireba useke, nakubwira iki? Ariko twebwe wiza dufata abanyarwanda tuziho gutanga ingero nziza cyangwa se tuziho ibintu byiza ngo uzana hashize habo kubakangisha hashize habo tunabibasubiriremo. My friend, nta utagira hashize. Nawe hawe wowe ufite izo video wahazana wasanga atari heza. Twese n'umuntu najye gushaka hashize he uzasanga twarakoze amahirwe. Dukomeze kwihanganisha abantu bafite video za Sabe rero, mukomeze mwihangane strike muzirye mutuje. Yabo rwose reka wenda bibabwiye mbere munsha amazi mukomeze mwihangane bagenda babahonda ku gahanga. Noneho wa mwuko wakakajwe naga barimo kuhonda ku gahanga. Abo barawuhonda nako kunda ni ku kabuno. Barimo barawuhonda ku kabuno no mu gahanga. Nuvuga ngo umuntu bagiye kujya bafata umwuko. Ntubizi ko akoresha imyuka ibiri. Umwe ku kabuno undi mu gahanga. Umwe ku kabuno. Ibyo bintu urabyumvira mu kirenge. Bakubitira cyane bivuga ngo buribwa mugani. Urajya ubwumvira mu kirenge. Barababwiye ngo kwishimira ku byago by'undi byanga bikunda bigira ingaruka. Sawa rero Karara komeza uryoherwe na gahunda. Ariko se kuki uvuga Karara gusa? Kandi ari we byabayeho. Ni benshi. Nyine Karara yabaye. Kubera ko ari we washoje intambara bwa mbere niwe igomba gutangiriraho. So bizi se? Igisasu cyaguturika. Ago intambara igomba yo gusiba igomba kumutangiriraho n'abandi tugiye gukurikira. So yes. Ni Karame Nanone TV rero komeza kandi subscribe wotra ikora kubera yuko twe tuba twajanga kujya tubahereza ibyishimo n'amakuru meza
mujye mukanda subscribe nyaboneka muduteze imbere. Ciao ciao.